ubushobozi bwose dufite in all the possibilities we have, tugure hano hantu and buy this place. birashoboka It is possible. It is possible. kuko ni heza Because it's a nice place. hano hantu ni heza It's a very beautiful place. hameze neza It's good here. nkaba mukabyanga ariko twebwe n'abandi batari hano turabyemeye Maybe you refuse it, but we and others who are not here, we kandi accept it. bizakunda mu izina ry'umwami And it's Yesu. going to be possible in the name of Jesus. soma ijambo ry'Imana muri Zaburi Let's read the word of God in the book of Psalms. Zaburi ya 15 n'umurongo wa 3 Psalms 15:3. Zaburi ya 15 n'umurongo wa 3 Psalms 15 verse 3. tuganire no jambo Imana ishize ku mutima And speak the word that the Lord just laid in my heart. utabeshesha abandi ururimi rwe ntagirire nabi mugenzi we ntashushe inkuru y'umuturanyi we mu maso ye ni umunyagisuzuguriro arahinyurwa. nushaka soma umurongo wa mbere hera ku murongo wa mbere Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? witeka ninde uzaguma mu ihema ryawe Ninde uzatura ku musozi wawe ninde wera? uzatura ku musozi wawe wera Nugendera mu bitunganye nugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka agakora ibyo gukiranuka akavuga iby'ukuri akavuga iby'ukuri kuko biri mu kuko mutima biri mu we mutima we. aha Utabeshesha abandi ururimi rwe aha ntagirire nabi mugenzi we Aha. ntashushe inkuru y'umuturanyi we. aha Mu maso ye n'umunyagisuzuguriro Aha. arahinyurwa. aha Ariko abatinya Uwiteka ariko batinya arabubaha. Uwiteka kabubaha icyo yarahiriye icyo yagambiriye nicyo yarahiriye naho cyamugirira nabi naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza. ntiyivuguruza Ntaguriza ifeza kubona indamu ntaguriza zireza ifeza kubona urugero. indamu ireza urugero cyangwa utariho urubanza. ku muntu utariho urubanza Ugenda atyo ntabwo azanyeganyezwa. Amen. ugenda cyo habe nubwo umuyaga wuhuha habe nubwo amagambo yobaho umutingito ukaba umuhengero ukaba Although there is earthquake and storms, uwo ntazanyeganyega that kind of a person will never be shaken. ntakiza kimukanga Nothing can terrify him. hari ijambo naringaniriye n'abari hano There's a word I just spoke with the people who came rivuga ngo before umwami Yesu that speaks that the Christ Jesus, wamaze kubasezera after he said Wabaheza farewell to umugisha. them and he blessed them, abahawe umugisha and the people who received the baba blessing, imbere y'Imana baramya bahimbaza they always stay before God praising and worshiping. icya kabiri And the second, ngo ni abantu buzuye umunezero w'agakiza there are people filled with the joy of salvation. icya gatatu And the third, ngo ni abaguma mu rusengero bahimbaza Imana they iteka abide in a church praising and worshiping God forever. bitera gusoma rino jambo And this made me read this word nshaka ko tuganiraho muri kino giterane cyangwa se muri uno mwanya that I want us to share in this particular moment. Uwiteka we Oh Lord, ninde uzaguma mu rusengero ahimbaza who will abide in thy house praising? ninde uzahagarara ku musozi wawe wera Who will stand on thy holy mountain? tumuzamure icyubahiro Yesu Praise the Lord. haleluya Amen. uwo muntu The kind of a ngo ni person, umuntu ugendera mu bitunganye he's the person who walks righteously kandi ngo ni ukora ibyo gukiranuka and who does righteous things. agakiranuka mu byo avuga He is righteous in what he speaks. agakiranuka mu byo akora He is holy in what he does. agakiranuka mu byo Imana He yamuhaye is righteous in what God entrusted him with. kandi uwo muntu And that person, ngo ni umuntu utabeshyera abandi he is the person who does not lie to others. hari abantu bashishikazwa There are people who work harder n'amagambo yo kubeshyera bagenzi babo about lying to other people, ariko ngo bagamije kubakura mu byizere but with the intention to remove them out of salvation. icya kane And the fourth, ngo ni abantu they are the people ngo badashushe inkuru z'abaturanyi babo who are not happy of their neighbors. abenshi cyabakuye mu rusengero So many, they were removed out of abenshi church. cyabatinye intege zo gukomeza umurimo w'Imana Others, they were discouraged to carry on with the journey of God. ni abashuhije inkuru zabo There are people who had a lot of news about themselves. ntimukaza mushusha inkuru z'abaturanyi Don't propagate the news of others. nubwo abenshi ari byo bashaka Although many, they want that. nubwo abenshi ari byo basa bumva Although many, bibateye morale
Although many they feel like they are excited about that. abagira ibanga ryo gutura ku musozi w'imana, People who have the secret to dwell on the mountain abagira of ibanga God. ryo kuba mu rusengero baramya bahimbaza, People with the secret to worship and praise ntabwo baza God. bashusha inkuru z'abaturanyi, They don't talk about others. ahubwo iyo habaye ikibazo runaka But when there is a certain baza problem, babarana nabo, they stay together bagafata umwanya wo kubasengera and they take time to pray about it kugira ngo imana ihimbaze. in order for God to do something. Uwiteka we, Oh Lord, ninde uzatura ku ihema ryawe, who will stay in that ninde uzagera tabernacle? ku musozi wawe Who wera? will stay on that holy mountain? Ni abadashusha inkuru z'abaturanyi. People who not gossip other people. Pawulo aravuga ngo amagambo y'amaso ngo muyasibukire, Apostle Paul said, "All violence word leave it, ngo azatera integeke, because they backslid other people." ariko amagambo y'imbaraga But the words of power, ni amagambo arema, they are the words that ni build. amagambo akomeza abacitse intege. They are the words that strengthen the weaker people. Tumuzamure icyubahiro Yesu Lift wacu. our hands to Jesus. Haleluya, Hallelujah. ahimbazwe ibihe byose. Amen. Yesu wanesheje. Icyo kintu That thing, kiri mu ntwaro ikomeye cyane Satani akoresha, it's one of the greatest weapon that the devil uses guca abakristo intege, to discourage Christians. ni ugushusha inkuru z'ibzadutse. It is to bring rumors of things happening. Natangajwe na Bibiri. I was really surprised with the Bible. Bibiri iravuga ngo iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka, The Bible said when they reach in the valley of Baca, ngo abantu bahawe umugisha n'Imana, people who receive the blessings of God, ngo basaba gihindura ahantu h'amasoko, they turn it to be source of rivers. imvura y'umuhindo ikacambika imigisha, And then the rain brings kandi bagenda blessings. bagwisa imbaraga, And they get more umuntu stronger. wese muri bo And every one of them, bakaboneka mu maso y'Imana isi yose. they will be seen and manifested before God. Tumuzamure icyubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amagambo ya Baka, The words of Baca, Baka ntabwo ari ikindi kintu. the valley of Baca is not something else. Yari umugabo w'umuyuda ngo akazugenda gusekera bene wa. He was a certain Jewish, gossiping other people. Amaze igihe cyo kuramya no guhimbaza ngo batekereza ibyo Baka yakazavuga. And then time of worshiping, they thought about what he was talking. Utuma ngo bene wabo ngo bakomeza gukoreshwa imirimo y'agahato cyane. He will make his fellow to be enslaved and Ariko ngo abise ngo great bageze work. muri icyo gikombe But when they got into their valley, ngo baza baramya bagahimbaza Imana. they worship and praise the Lord. Hari bene wacu bashishikajwe no gushusha inkuru z'ibyadutse. Some of our people, they work harder to spread Kubera gukunda rumors. gushusha inkuru z'ibyadutse, By loving spreading rumors, basaba buri icyo bavuga n'icyo bakora. they miss what to do and what to say. Nta bantu bari mu kuja gusekera abandi bateranye. Some people, they just go and, tell about others when they are gathering. Basha kubarega ubusa. And go to, tell the chief or whatever. Batihishe. Kind of like accusing them. Bari hano. Then they are here. Abazaguma mu ihema ry'Imana, The people who will stay in the tabernacle of abazakomera ku God. musozi w'Imana, The people who will stay on the mountain of ngo ni God. abantu badashusha inkuru They are z'abaturanyi the babo. people who do not spread rumors of their Ariko neighbors. abo ngabo, And the people, habe nubwo umuyaga wohuha, although the wind can ntabwo blow, babanyeganyeza. they will never be shaken. Kandi ngo abo And the kind of people, ngo ni abantu badatangira ifaranga kugira ngo zibyare. they are people who will never give money so that they will receive benefits. Nubwo abenshi batekereza ko ariyo business. Although many they think that is the kind of business. Ntaba bafite imbaraga z'ububyutse baza batanga amafaranga ngo babyare. No person who is served can give the money to get interest back. As you usually, yeah. Ariko baza baziheza cyane. But people normally they don't pay. Faranga zo kubyara The money of interest, baza baziririra cyane. they normally don't pay. They don't Zigira pay. nk'ibindi bintu nyine. They have so many problems. Ni bake baza bazishura. Some few people pay Baza back. bano bantu bazatanga ifaranga z'amakredi. Ask the people who give the money of interest. Abantu barabariririye. People have been not paying. Bakuye icyizere ku bantu benshi. They no longer trust many people. They are no longer faithful to many people.
Many people, they turned back ariko on bafite them. amadeni y'abandi muyishure. If you got credit or any debt of other people, pay it back. Ntimukaza muririra. Don't stay in a debt. Hari abandi bantu batazabishura kandi bafite ubushobozi bwo kwishura. So there are some other people who do not pay when they have capability of paying, which is bad. Kandi ngo bazakomerera ku musozi w'Imana, And the people who will get mighty kandi on ngo the mountain bagakomerera of mu God, rusengero rw'Imana. and they will get mighty in the church of God. Ngo ni abantu They are the people batajya ruswa. who do not take bribe Hari or abantu baza bajya corruption. ruswa. There are people who take corruption or bribe. Baza banyura ku kuri. They pass against the truth, Kubera inguzanyo cyangwa se zo babahaye, or because of something they received or bigatuma what they bateshuka want. ntibapfe bakava ku mahame It makes them to leave the principles of y'ibyo truth bizera. and of their faith. Tumuzamure amaboko Yesu watsinze. Lift your hands to the victorious Jesus. Ahimbazwe Yesu ibihe byose. Hallelujah. Ahimbazwe iteka. Praise the Lord. Uwiteka ninde uzatura ku musozi wawe wera? God may live on the holy mountain. Ninde uzaguma mu ihema rye? Who will live on the holy mountain? Ni and abakora ibyo tabernacle? gukiranuka. Are the people who does righteous? Ni abagendera mu bitunganye. Are the people who walk in the Ni righteous abavuga ukuri way? kuko biri mu mitima yabo. People who have truth in their heart. Ni abatabeshera abandi. People who do not gossip Ni other people. abadashushikuruza abaturanyi babo. People who do not spread Ni rumors to abataguriza their ku neighbors. inyungu nyinshi. People who do not follow corruption. Ni abatahabwa ruswa. People who do not receive bribe. Ahubwo But bahora baramya Imana. they always worship God. Kandi bahora bakorera They Imana. always serve God. Ngo batitaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Despite of Kubera anything. ko Because ntakibasha kubanyeganyeza. nothing can shake them. Nimukomere mu izina ry'Umwami Yesu. May you be strong in the name of Mugendere mu Jesus. bitunganye. Walk in the name of Jesus. Mukorere Imana. Serve the Kandi Lord muramye Imana. and worship the Lord. Kuko mwahawe umugisha n'Imana. Because you receive the blessings Mwizina of ry'Umwami God. wacu Yesu. In the name of Jesus Watsinze Christ, urupfu n'abadayimoni. who is victorious to demons and death. Ubutumwa bwiza, The gospel, abo twabanye mu mwanya, the people that we were together in the last few minutes, hari abahawe ruswa some people received bribe yo kutavuga ko Yesu yazutse. to not speak that Jesus was Hari abandi bahabwa rose ruswa again. Some people they receive yo bribe kutavuga icyo Imana yakoze. to not speak what God has done. Kandi kubwira, And let me tell you, Satani riganya cyane devil, igituma abantu benshi badakorera Imana. the reason why so many people don't Hari serve God, uburiganya bukomeye cyane there is great screams of Satani devil. buza abantu That devil is taking away kugaragaza from people ubushobozi bafite to show the mighty and power that is in them, kugira ngo ubutumwa budakomeza kwamamaza. so that the Aho Imana idatera imbere. so that the gospel will never go Ibyo further. ufite Satani ntashaka kubigaragaza. And what you got, the devil doesn't want you to show it. Ariko tumwe zavuze ijambo. But the disciples spoke out the word. Baravuze ngo umusozi tutoceceka. They say, if there is anything we can never remain Hari silent icyo of, tutoceceka. there is something we can never be Habe silent n'ubwo of. utanga ruswa. Although you can give bribe, Batanze za ruswa. they gave bribe out. Baravuga ngo tugaruka kwamamaza ko Yesu And then we yazutse. can never stop preaching that Jesus rose again. Habe n'ubwo byogenda gute. Oh, whatever can happen, Tuzakomeza dukorera Imana. we will serve the Lord. Petero yaravuze ngo Peter said, ngo naho twebweho and said, we ngo tuzakomeza kugabura ijambo ry'Imana no gusa. will always share the word of God and the Holy Communion. Kandi tuzakorera Imana. And we will serve God. Icyo twagambiriye kugeraho What we've intended to waba reach, nubwo cyotugirira nabi although it can harm us, tuzakigeraho we will reach kandi there. tuzagikora And we will do it mu izina ry'Umwami in the Yesu. name of Jesus. Umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanje nakukuzuza aho byari bigoye waratabaye warakoze. Haleluya. Amen. Ahimbazwe Yesu ibihe byose. Hallelujah. Ahimbazwe Yesu w'i Nazareti. Glory. Yesu watsinze urupfu na Satani. Amen. Yesu ari ku ngoma ibihe byose. Jesus is Yesu ari king ku ngoma ibihe forever. byose. He's on the Mu throne izina forever. ry'Umwami Yesu uranesha. He is forever king. Watsinze urupfu n'abadayimoni. Who defeated Nasomye demons and Zaburi. death. I read Psalms, Zaburi irambwira ngo amavuta and he told me the anointing. ngo n'abaturanyi ku bana bahuje. There are people who live in unity. Imbaraga z'Imana aho ziba. The power
power of God where it is. imirimo y'imana The bigaragara work of God where it is manifested. ngo ni abantu bahuje It is in the people who have ngo bavuga unity. icyo bavuze And they speak something. bagahuza imbaraga zabo bakagikora And they get together the power. turi hano kugira ngo duhuze imbaraga We are here to gather our power together kugira ngo twubake ubwami in bwiza order for us to build the kingdom of turi hano God. kugira ngo duhuze imbaraga We are here to get together dukore umurimo w'imana and serve the Lord mu izina ry'umwami in the name of Jesus. And again, abazatura ku musozi w'imana people will stay on the mountain of God. abazaguma mu ihema ry'imana People will stay in the tabernacle of kuramya no God, guhimbaza praising and worshiping. ni abantu bakorera imana They are the people that serves God. mwami yesu abaheze umugisha May Jesus bless you kandi umwami yesu abiteho and take care of you. mu bihe nk'ibi In times such as nta kindi this, kitubereye there's nothing fitting us. nta kindi kitubereye Nothing fitting ni us. ukugendera mu bitunganye It is to walk in righteousness tukavuga iby'ukuri and speak the truth. kandi And again, titubeshera abandi not lie about other people tidushushe n'ikuru and z'abaturanyi not spread rumors of our abaturanyi neighbors. bafite amakuru menshi Because neighbors, they have a lot of news. kandi hari byinshi twabavugaho And there is so many things you cannot talk about ariko them. tubyirinde ntitubivuge But don't talk about it. kugira ngo dukomeze tugwize imbaraga In order for us to get more kugira ngo power, dukomeze tugwize amavuta in order for us to get more anointing, habe nubwo tuzi byinshi bavuze although we know that so many things they habe spoke nubwo about, tuzi byinshi n'ubu bahaye bakora although we know so many things they are still doing, ariko tubarekere gutyo but just leave them dukomeze tubasabire ku and pray to God of imana them. izabafata And God take hold of them ibazane kubaka izo basi and bring them to build what they destroyed. imana izabatuzanira God will bring them to us fatanye natwe kubaka and they will get together with us to build. kandi bazubaka izo basenye And they will build what they've destroyed bakoresheje imbaraga nyinshi cyane using so many strength. umwami yesu abaheze umugisha May the Lord bless kandi you umwami yesu abiteho and bless, take care of you. In the name of Jesus, nimwakire ijambo ry'imana receive the word of God. reka senge Let me pray. ndanezerewe kweli So glad today. aho byari bigoye waratabaye warakoze umuzamuri w'icyubahiro wese wose Hallelujah. ikintu ugana usengera Something that I'm about to pray about. imana ibakore ku mutima May God touch your hearts. ibakore ku mutima mutange ifaranga tugure kino kibanza May God touch your heart so that you give money to buy this land. kandi And again, mu cyimbo cy'abandi bose bataje on behalf of those who pay n'abandi bataraha and people who will pay. hari umusaza umwe uherutse gusenga There's a certain old man who just prayed recently. ariko yamasaga bati imana nyabuna ukore ku mutima wa runaka He said, please tumukoreho God, nyabuna atange this ifaranga person to give money. kandi kujya ni byiza And it's good. habe naje uwo nsengera akamwumva avuga ngo imana ikore ku mutima gira icyo nkora ni ukuri ntugikora If I hear somebody praying that, I'll be turning. hari undi nawe wararanye na mugenzi we bari mu rubanza Another one, aravuga gusenga kazayama mukora gukora nyabuna ku mutima wa mwene data hano they pray mugende ngo ntikore ku wawe ngo nawe nibazi gukoreho ariko twese dukoreho May God touch all of us, all our hearts. niryo sengesho ngiye gusenga imana As the prayer I'm about to pray, dufatikanije nawe together with us. nigeze kubwira apotre I once told the apostle, nariko mubuza kubaka muhamwubaka I was reminding him to build. namwe ati yewe murakora inyubako ingana gutya mu kibanza mutaguse uko si ibibazo And I said, you will build such kind of a building in the land that you didn't buy. Don't you think it's a problem? ariko nanone mu gihe mwabyemeye But again, when you kandi accepted it umutima ukababwira kubikora and your heart tells you to do that, nimugure kino kibanza buy this land kuko mwaragikoze kweli because you've done it for sure. mwami yesu gakiza kacu Oh, dear Lord, our salvation. uzo twumva iyo dusenga You always hear us when we call. And again, uzo ukora ku mitima y'abantu you always touch the hearts of people.
mu izina ry'umwami wacu Yesu gakiza kacu. In the name of Jesus our salvation. Twasenze kenshi We prayed so many times, kandi siko twenyine, and not we alone. ntabwo ari twe twenyine twasenze. Not we alone pray. Twarabyifuje turabikubwira We desired it and told it kugira ngo duheze hano hantu, so that you will get us to this place, natwe tuzahaguramirize tuguhimba. so that we will worship and praise you here. Abatwumva, And people who heard, abari hano, people who are here, abagiye mu mago, people who are at abari home, ahatandukanye ku isi, people who are in different kora places in imirimo the world, n'ibitangaza papa. do wonders and miracles. Abantu baduheze, People, get them imitima yacu out. ibohoke, Release them ubushobozi dufite in the power and the, tumutange hano hantu, that will buy this place twakubaka inzu and build a house for you, uzahimbarizwamo that you will be worshipped mu izina ry'umwami Yesu in the gakiza name kacu. of Jesus, wanesheje kandi watsinze urupfu n'abadayimoni. who defeated death. imitima yacu and izaca bugufi, May our hearts itureke beat tuguhimbaze, and worship tuvuge ko ari wowe Mana, Say that you are the King. gukomera kwawe Say your mu izina power ry'umwami in Yesu the name gakiza of kacu. Jesus. bakeya cyangwa se benshi uzabishyira ku mutima, bazabikore bibeho, natwe tubihimbaze. Be done and move. Mana Praise Israheli ikora imirimo in the name n'ibitangaza of Jesus. mu izina ry'umwami Yesu gakiza kacu. Powerful name of watsinze urupfu na satani, Defeat the devil watsinze urupfu and n'abadayimoni, yes. mu izina ry'umwami wacu Yesu gakiza kacu. Reka tugukomere amashyi, Let's clap for the Lord. amashyi menshi cyane, Amen. amashyi menshi mu izina ry'umwami Yesu. wanesheje urupfu n'abadayimoni. mugisha God bless you kandi Imana ibaheze ubushobozi, and give you possibilities ibakire inzira and give you means and kugira ngo hano breakthrough hantu in order for you to buy haba hacu bwite. this place and own it. turashima Imana ko izi byumva kandi ikabikora We thank God He always listens and mu does izina it ry'umwami wacu Yesu. in the name of our Lord Jesus. murakoze. Amen. Thank you.